Hari usanga abadivantiste bari gukina bamwe. We, ngikimenyetso cy'inyamaswa we. Ngikinyamaswa ngo cyaje ngo kizaza. Acha michezo wewe. Acha michezo. Reka imikino. Kizaza. Ngo cyaje we. Ngo ngico ngo yemwe ngo ngico maze ugasanga bari gutembera mu matagisi ngo ngico we. Bari kurya umuceri bari kunywa isukari n'ibikoma ngo ngo cyaje bafite amatelefone ngo ni kodi kuri telefone ngo arongwi ngo cyaje we. Ese ni ibiki? Ko n'uburwayi bwo mu mutwe bikino bizashira, ikirura kizaza. Ari muzi ari muri butike avuye kurangura i Kigali ngo cyaje bantu b'Imana avuye kurangura. Kinisha ijambo ry'Imana. Imana ikina n'abanyabyahanga. Ngo ngico ngo urukingo ngo baguteye urushinge nawe ngo cakugezemo. Kandi ngo ni umunyeshari, ni umwambuzi, ni umunyamahane. Ikimenyetso cy'inyamaswa kirenze ubwambuzi niki? Maze umunsi umwe ikirura kiba kiraje, none kiba kiraje, none atera hejuru noneho caje rwose ntondi kubesha n'ukuri kw'Imana caje. Nuko abaturage bati cacana kirahaze we, ngo nyabuna ikirura noneho kingezeho ngo nikikurya ngo waratunanije. Mbona n'abatabarutse banesheje iki? Batabarutse bavuye kurangura i Kigali, bari gucuruza mu Ruhango, bavuye mu mazu yabo, bacanye amashanyarazi n'amatelefone ku matako. Ubwo n'ubwirasi buri mu bantu. Hari igihe Satani aje araza agashukisha abantu kugira ngo abantu babirambirwe, bazavuge ngo ariko ngaho mwakivugiye. N'igihe kizaza ngo ni kwa kundi basanzwe. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubivamo, bagasenga, bakizera, bakamaramaza mu mitima yabo. Umunsi Imana yarekuye amasega y'isi azagaragara. Kuyacika bizitwa gutabaruka. Nuko mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa. Iyi nyamaswa ntabwo muyizi ariko izatwika. Ubu ngubu wagira ngo iri muri konje ariko iri mu myitozo. Abazaba mukiriho, abazaba bakiriho, tuzababaza duhure kuri iyi nyanja ngo mbese nyuma yaho habaye ibiki n'ibiki. Gutabaruka, ijambo gutabaruka ni ukurokoka. Mbona n'abarokotse amenyo y'iyo nyamaswa, barokotse ibigeragezo byinshi, bari batsinze akarengane kabagerageje, ntibanambuka, bakomeza guhagarara mu mahame y'Imana. Imana izatumiza mu ruganda. Ntabwo Imana izajenjeka ngo igeze mu ijuru abantu babucura bari guteta barerewe kwa nyirakuru. Ibindi bitatu, bari benshi bakiranuka ariko bahiye, isi yarabatwitse, isi yarabokeje, isi zatwutsa. Uko muyireba tuyishakamo ibyo kurya, tuyishakamo ibyo kwambara, tuyishakiramo amaramuko ya buri munsi. Murayitondere. Umuntu umwe yatubwirije interuro y'icyigisho cye, sindenda kugisubiramo, ngo yakoresha ijambo ntabwo ryibuka neza ariko rirerekeza ngo isi niguha ibere ryayo uzonge vuba kuko si nyuku.
uzagira wi kuko ntabwo yakubyaye, ntabwo ari nyoko. Inshuti zanjye, ntabwo iyi si yacu ntawe itazahemukira, ntawe itahemukiye. Umuntu wese iyi si izamuhemukira ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano 3, 4, 5 bakicara ngo ngo ubu rero ngo bantu Imana ngo ubu twebwe ngo turarokotse. Are ngiranga muntu ngo tuzite ngo si inyamaswa ngo ngo hwe ngo arenge ikindi turajugunya niki. Ikindi niki bajugunyera mitiweri. Are mitiweri ni inyamaswa. Are mujugunya are ikinyamaswa. Bibiliya avuga ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama azagenza ate? Nimuzuze azagenza ate? Ntabwo ari uwatayiranga muntu. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cyane cy'umwana w'intama cya Kristo, yava hasi, yaba mu ndege, yaba mu bwato, uzayiramya kuko niyo sobuja. Niba Yesu atari we rufatiro rwo kwizera kwawe, niba kumanywa na nijoro atari utakambera ngo agukize kamere y'icyaha. Hariho n'abasimbukiraga ngahariya ngo ngo njyewe icyaha ngo nabonye ngo kirangiye, ngo bantu b'Imana ngo nabonye ikimenyetso ngo hari 8 izuba ricanye, maze numva ijwi rirambwiye ngo wababariwe, ngo warengwa mina, ngo umeze neza. Urabeshya. Nababwiye ngo nanje ngo nasenze, ngo ndongera ndasenga abantu Imana, ngo ndasenga ngo ndongera ndasenga, ngo numva ikintu kiratumbye mu mutima, ngo numva kigize ngo pi, ngo ngo aratururukwa ngo kamere yari itashe igiye kuzayipfana. Hari ibiti by'iwacu byitwa imitobotobo y'imyimerere imeraga ikuzimu, bayita iminanira nzovu. Ikimodoka kiri gupakira inanga ibirayi kirazaga kigakandagira uwo mutobotobo rwose kikawuhamya hasi, bagapakira ibirayi igipina gikandagiye, ikamyo iragendera, umunaniro nzovu ugasigara uri kweguka. Ejo ugasanga congeye guhagara. Iki kintu nakigize ikamyo yakinani yakitsikame yacashize, none congeye guhagarara. Na kamere nuko imeze, isaga niguhaye konje mukanyi kagira isha. Twirirwa mu biterane, igikamyo cy'ibibwirizo cyayihagazeho, akorari zagihagazeho, amatangazo yagihagazeho, ibyigisho byagihagazeho. Mwataha ni mugoroba kiti are kikongera kikeguka. Ubu twira kamere twayitsikamiye, ubu rwose ntawapfa kurakara, ntawatonganira aha, ntawavuga nabi. Ubu kamere igenje ite? Kirasinziriye. Are igikamyo cyayiryamyeho, ariko reka rirenge gitahe gusa, reka ikamyo itahe wirebere. Inyamaswa yaje ngo muze twigire mu rugo, ngo tuve mu rusengero. Ntabwo inyamaswa uzaza mu rusengero gusa, ni iwawe mu rugo izahaza. Bibiliya ivuga ngo uwatura ibyaha byakabireka ntuzagenza ate? Ibi byaha bibaga ahangaha ngo yabikubuye ngabona biri kugwa zarinda se kusha murabesha. Narabasetse ndabareba nti utazi umutima wa kamere ukundu urijyana, ukundu uje imbere y'Imana ugasenga, ukongera ukabwira Yesu ukagaruka kamere. Muraho mwese, Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Abazi kuvuga bazavuge, ndakurahiye. None se arega hari ibyo mutabonye, kuko ntabwo umwana w'umuntu abasha kurondora ko byagenze.
ntabwo yabishobora. Hano ibyumweru ibi hano ni ukuri Imana irasubiza. Abambari bari igera hano bampaye urutonde ngo twaratumiye nabaje pastor none n'abambari barimo, ati barimo, murayisubiramo bose, murabigorora neza, murashyiraho n'izindi yego, ariko mwitonde murayisubiramo, ntacyo biri butware. Abandi bagiye he harya? Namwe murayisubiramo. Hari iyo mwasorejeho murayisubiramo mwebwe nimwe nabajije barambwira ngo nabo muri Sapag, abandi bahavuye mu kanya imugejuru kwera rayon ni mu ntara mugejuru higimye abavuze murayisubiramo. Ndi kubesha abagabo? Reka rero twishimire muri uyu mugoroba. Kugihindura ntabwo Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe kuruta undi muntu wese uri hano unezerewe. Hari impamvu. Uratangaye paso? Nawe ubwawe ndakurusha rwose, mpagaze ku maguru yombi nkurusha ibyishimo rwose. Ngiye gusoma urumva rero nababwiraga ko mfite umunezero utangaje cyane, ari ibyo mbasha kuvuga binshimishije cyane, ariko nkaba ushobora kubivuga mu buryo byabasha kubangamira abandi. Iyo ibyishimo byawe rero ubirasa byabangamiye abandi, ubwo uba wenderanije, ntabwo uba wishimye gusa. Ntabwo iteraniro nk'iri naribonye hirya hariya vuba aha ngaha muri Uganda, aho narindi niho nabonye abantu bajya kungana namwe, ariko mu kubarushaho akantu gato katumye mbona ko iri teraniro muri uyu mwaka iryabaye rigari, rimwe mu baye aba mbere. Hano hari televiziyo ebyiri zaje gukurikirana ugusozwa kw'aya materaniro. Igihe muri gusubiramo izi ndirimbo rero mumenye yuko zigiye gutumwa ku isi yose. Ibyo mubaho muzi ngo ubwo tugiye kuziririmba isi yose ejo saa 8 saa 9 izaba iri kureba ibyabereye aha namwe muri bo. Rero ubwira bumva ntagenza ate havunika. Icyo mbabwira ni icyo ngicyo. Ndashimira Imana cyane ko uko byagenze kose mu karere karimo izuba ryinshi iwacu nasize imvura igwa, izino nsanga harumutse cyane, nsanga umucaca utorohewe, iteraniro ryiza, baririmbyi beza, abashyitsi beza, baturanyi beza.
rero ndashima Imana cyane ko iyi tariki nyigezeho. Nahoraga nsenga mbwira Imana ngo Mana, iyi tariki izaba imeze ite yo gusoza. Hari nubwo nibwiraga mu bwenge ngo iyo tariki ibasha kutazagerayo. Impanuka ziriho muri iki gihe ni nyinshi, numvaga aha hantu bidashoboka. Ibyumweru 2 byarangira dutuje twicaye aha hantu. Imana ihimbazwe, yaradushubije. Abenshi ntibabyumva neza, ariko wambaye ikirezi n'umenye uko kera. Bayobozi rero, uko mwatumiye umubwiriza nkava mu majyaruguru y'u Rwanda, ngaza ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ni muri cya kindi mwita pansiyo. Rero nibwiraga ko intege nke zizamfata nkananirwa, ariko Imana yaramfashije, none ngeze ku musozo. Reka ngire isomo rimwe nsoma hano, maze noneho nsezere kuri iri teraniro. Ntabwo ndarara, ndagenda mu gitondo. Ndashaka yuko abafite Bibiliya murambure turebe Ibyahishuwe 15. Iri somo ndarikunda cyane. Ibyahishuwe 15, turasoma duhereye ku murongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose, indirimbo y'umwana w'intama, bati Mwami Imana. Bararirimbye bati Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabo w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye kuguhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Mahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Imana ihimbazwe cyane. Yohana yerekwa iri teraniro akoresheje imvugo izimije. Mbona igisa, ntabwo cyari cyo. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bafite inanga z'Imana kandi bararirimba. Nshuti zanjye, ntabwo Yohana yabonye abantu bavuye ahantu horoshye, ahubwo yababonye batabarutse. Ariko muri uko gutabaruka habanje igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze mu muriro. Inyanja isobanura ubwinshi, ibirahure bisobanura ubutungane, umuriro usobanura akarengane. Ibindi bitatu. Bari benshi bakiranuka, ariko bahiye. Isi yarabatwitse, isi yarabokeje, isi zatwutsa.
uko muyireba tuyishakamo ibyo kurya, tuyishakamo ibyo kwambara, tuyishakiramo amaramuko ya buri munsi. Murayitondere. Umuntu umwe yatugwirije interuro y'icyigisho cye, sindenda kugisubiramo, ngo yakoresha ijambo ntabwo ryibuka neza ariko rirerekeza ngo isi niguha ibere ryayo uzonge vuba kuko si nyuku. Uzawugire wi kuko ntabwo yakubyaye, ntabwo ari nyoko. Inshuti zanjye, ntabwo iyi si yacu ntawe itazahemukira, ntawe itahemukiye. Umuntu wese iyi si izamuhemukira ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ababo bavuzwe hano ni abantu bari banesheje, ari abaziranenge mu mibereho yabo, ari intungane cyakora ari benshi, ariko bari barahiye, bararenganye, isi yabanje kubatwika. Nicyo gitumye hepfo ko avuga ngo nuko mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa. Iyi nyamaswa ntabwo muyizi ariko izatwika. Ubu ngubu wagira ngo iri muri konje ariko iri mu myitozo. Abazaba mukiriho, abazaba bakiriho, tuzababaza duhure kuri iyi nyanja ngo mbese nyuma yaho habaye ibiki n'ibiki. Gutabaruka, ijambo gutabaruka ni ukurokoka. Mbona n'abarokotse amenyo y'iyo nyamaswa, barokotse ibigeragezo byinshi, bari batsinze akarengane kabagerageje, ntibanambuka, bakomeza guhagarara mu mahame y'Imana. Imana izatumiza mu ruganda. Ntabwo Imana izajenjeka ngo igeze mu ijuru abantu babucura bari guteta barerewe kwa nyirakuru. Umuntu wese azanyura mu ruganda rwe bwite. Hari igihe umuntu umva ngo nkanje ngo Imana ngo imbo iki ngo ibigeragezo byanje ngo ni ngibyo kwa Yobu. Buretse kera twize umwana wari ufite igisa no guteta, yari umushumba w'intama. Ababyeyi be ngo bakavuga ati wa mwana we urazitonde, uzabe maso, nubona ikirura uhita udutabaza, ntuzakinishe kurwana nacyo wenyine, uzahamagare wabonye ikirura. Aho kuyu mwana aragenda araragira, ari gutekereza ikirura, abona ikirura ntikije, ararya, amaze kurya abonye nta kirura, atariko kandi nitoze guhamagarara ati kirura we, ati kirura kiraje mu ntabare we. Abaturage barahurira bamutabaye, n'ababyeyi be bageze basanga ari kwikinira. Wadukinisha gatire ndi kwikinira ra barata. Hashize kangaha arongera ati yemwe none kiraje we, ati kirura we, ati cangezeho we. Barahurura bahageze ati ndi kwikinira ra. Sawa ariko usanga abadivantiste bari gukina bamwe, we ngikimenyetso cy'inyamaswa we, ngikinyamaswa ngo cyaje ngo kizaza. Acha michezo wewe, acha michezo, reka imikino, kizaza. Ngo cyaje we, ngo ngico, ngo yemwe ngo ngico, maze ugasanga bari gutembera mu matagisi ngo ngico we,
bari kurya umuceri bari kunywa isukari n'ibikoma ngo ngo caje bafite amatelefone ngo ngo ni kodi kuri telefone ngo aro ngo caje we. Ese ni ibiki? Ko n'uburwayi bwo mu mutwe bikino bizashira, ikirura kizaza. Ari muzi ari muri butike avuye kurangura i Kigali ngo caje bantu b'Imana avuye kurangura. Kinisha ijambo ry'Imana. Imana ikina n'abanyabyahanga. Ngo ngico ngo urukingo ngo baguteye urushinge nawe ngo cakugezemo, kandi ngo ni umunyeshari, ni umwambuzi, ni umunyamahane. Ikimenyetso cy'inyamaswa kirenze ubwambuzi niki? Kirenze amahane mutera mu nsisiro, kirenze inzangano ziri wanyu mu midugudu. Ikimenyetso cy'inyamaswa kirenze ubunebwe mufite niki? Maze umunsi umwe ikirura kiba kiraje, kiba kiraje none atera hejuru ati noneho caje rwose ntondi kubesha n'ukuri kw'Imana caje. Nuko abaturage bati cacana kirahaze we, ngo nyabuna ikirura noneho kingezeho ngo nikikurya ngo waratunanije. Mbona n'abatabarutse banesheje iki? Batabarutse bavuye kurangura i Kigali, bari gucuruza mu Ruhango, bavuye mu mazu yabo bacanye amashanyarazi n'amatelefone ku matako. Ubwo ni ubwirasi buri mu bantu. Hari igihe Satani aje araza agashukisha abantu kugira ngo abantu babirambirwe, bazavuge ngo ariko ngaho mwakivugiye. N'igihe kizaza ngo ni kwa kundi basanzwe. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubivamo, bagasenga, bakizera, bakamaramaza mu mitima yabo. Umunsi Imana yarekuye amasega y'isi muzayabona. Amasega y'isi azagaragara, kuyacika bizitwa gutabaruka. Baririmba indirimbo ya Mose, indirimbo y'umwana w'intama. Indirimbo ya Mose isa nayo ihagarariye, ni ipica y'abantu bakurikije amategeko ya Mose, y'amategeko y'imihango bakayakiranukira. Indirimbo y'umwana w'intama ni abari bafite ayo mategeko no gukiranuka kubw'ubuntu gutewe no kwizera Yesu wagiye Karuvali. Iyo ndirimbo y'umwana w'intama bakirijwe muri Kristo, bahanesheje kamere yabo, bayinesheje amaraso y'umwana w'intama, bemeye kwezwa kandi bamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ntabwo babyejesha amazi nanga amashengo nk'aya ngaya ndi kubona hirya ngaha. Bantu baravuga ibintu batazi. Inyamaswa yaje ngo muze twigire mu rugo, ngo tuve mu rusengero. Ntabwo inyamaswa uzaza mu rusengero gusa, ni wawe mu rugo izahaza. Abantu 3, 4, 5 bakicara ngo ngo ubu rero ngo bantu Imana ngo ubutwebwe ngo turarokotse. Are ngiranga muntu ngo tuzite ngo si inyamaswa ngo hwe ngo are ngikindi turajugunya niki? Ikindi niki bajugunyera? Mitiweli. Mitiweli ni ikinyamaswa. Mujugunya ari ikinyamaswa. Bibiliya avuga ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama azagenza ate? Nimuzuze azagenza ate? Ntabwo ari uwatayiranga muntu. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama cya Kristo, yava hasi, yaba mu ndege, yaba mu bwato, uzayiramya kuko niyo sobuja.
niba Yesu atari we rufatiro rwo kwizera kwawe, niba ku manywa na nijoro atari utakambera ngo agukize kamere y'icyaha. Hariho n'abasimbukiraga ngahariya ngo ngo njyewe icyaha ngo nabonye ngo kirangiye, ngo bantu b'Imana ngo nabonye ikimenyetso ngo hari saa 8 izuba ricanye, maze numva ijwi rirambwiye ngo ngo wababariwe, ngo warengwa mina, ngo umeze neza. Urabeshya, urabeshya. Nababwiye ngo nanjye ngo nasenze, ngo ndongera ndasenga abantu b'Imana, ngo ndasenga ngo ndongera ndasenga, ngo numva ikintu kiratumbye mu mutima, ngo numva kigize ngo pi, ngo aho ngo aratururukwa, ngo kamere yari itashe igiye kuzayipfana. Ngo aratururukwa, ngo ngisho kiragiye. Urabeshya. Kamere nudahinduka ngo urwane nayo, urwanishije amasezerano y'Imana yaguhaye, ifuni yo guhamba kamere. Hari umuntu wabishize mu mfashanyigisho, ariko nabisomye mu gitabo ngo ifuni yo guhamba kamere ntiva hehe, ntiva ku rutugu. Ntabwo iva ku rutugu. Abantu b'Imana ngo nasenze ngo mbona umugabo w'umweru ufite ikanzu nziza ngo ndende, ngo araba ngabaraje, ngo angeze imbere ngo afite imikubuzo ngo mu ntoki, ngo maze ngo mwere ku mutima, ngo umutima wanje ngo ahozaho ngo ari, ngo ibyaha byahungutse ndi kureba. Bibiliya ivuga ngo uwatura ibyaha byakabireka ntuzagenza ate. Ibi byaha bibaga ahangaha ngo yabikubuye ngabona biri kugwa zarinda se, kusha murabesha. Narabasetse ndabareba nti utazi umutima wa kamere ukundu urijyana, ukundu uje imbere y'Imana ugasenga, ukongera ukabwira Yesu ukagaruka kamere. Hari ibiti by'iwacu byitwa imitobotobo y'imyimerere imeraga ikuzimu, bayita iminanira nzovu. Ikimodoka kiri gupakira inanga ibirayi kiraza kigakandagira uwo mutobotobo rwose kikawuhamya hasi, bagapakira ibirayi igipina gikandagiye, ikamyo iragendera, umunaniro nzovu ugasigara uri kweguka. Ejo ugasanga congeye guhagara. Iki kintu nakigize ikamyo yakinani yakitsikame yacashize, none congeye guhagarara. Na kamere nuko imeze, isaga niguhaye konje mukanyi kagirisha. Twirwa mu biterane igikamyo cy'ibibwirizo cyayihagazeho, akorari zagihagazeho, amatangazo yagihagazeho, ibyigisho byagihagazeho. Mwataha ni mugoroba kiti are kikongera kikeguka. Ubu twira kamere twayitsikamiye, ubu rwose nta wapfa kurakara, nta watonganira aha, nta wavuga nabi. Ubu kamere igenje ite, kirasinziriye. Are igikamyo cyayiryamyeho, ariko reka rirenge gitahe gusa, reka ikamyo itahe wirebere kamere zose. Itonde, itonde. Bwira Yesu ari we wenyine utsikamira kamere yawe, abasha kuyeza no kuyinaniza, ashobora kwibuza gukora, akakuremera umutima musha wo gutsinda. Naho ibindi namanjwe. Niba ngubesha uzan telefone no nimero zanjye, uti kwaha wabeshe wabitewe niki? Nshuti zanjye, nsoreje ku isomo riri mu Byahishuwe igice cya 7. Ndasoma mbere ku murongo wa 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara. Aba nabandi we, ariko nabo byari byakomeye. Hanyuma y'ibyo mbona abandi bantu benshi
umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, ab'imiryango yose, amoko yose, indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoke zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe na ku mwana w'intama. Agakiza bari bavuze ngo nta handi tubikesha, yemwe ntitwari kurokoka iyo hataba Yesu wenyine. Ntabwo ari ukwibwira bya bindi, Yesu wenyine niwe rufatiro rwo gutungana kwacu, ibindi ni amanjwe. Ndwanye na kamera imyaka isaga 40, ndashaje ariko yo ntije isaza, ihora ari igisore kamera. Kamera yo muri 78 ndi umusore w'umundi kwidunda, ubu narangara niyo yagaruka, ntabwo haza kamera ishaje. Kamera ihoraga ari intaraga, nubwo wabura umukecuru kukambakamba, kamera yo mu bukumi nibaga ikurimo. Kamera ndisaza, ndimera imvi, ndinanirwa, ndiyibagirwa, ndiryama, ntisinzira. Iyo usinziye murasinzirana, wahaguruka mugahagurukana. Keretse Yesu wenyine niwe ubasha kuyidutsindira. Umwanditsi umwe yaranditse ati, ushobora kurira igiti amasaha n'amasaha kikakunanira, wagira amahirwe ukagerera mu bushorishori. Kumanuka byo birorosha, urekuye gusa wagaruka. Ushobora kumara imyaka uri gushaka ubukirisito, yemwe ugasenguka turi ibyawe, ugasaba imbabazi, ukageza ute, ugakukuza abantu bati uyu ni umuntu w'Imana. Ushatse kuba umupagani nukurekura gusa bikishiramo. Ubupagani ntibugurwa ntibuharanirwa. Nta muntu urwanaga intambara yo kuba umupagani. Umuntu aratonganaga akavuga amagambo 1000, bamusaba ati nyabu navuga ijambo rimwe ryo gusaba imbabazi, ati ataho ngaho muri kundemerera. Oya mubwire, bwira mwene so wamwemukiye, muvandimwe gusabye imbabazi. Yavuze amagambo 1000 mabi, ijambo rimwe ryo gusaba imbabazi rikamunanira. Mwumve aho nshoreje naha. Nuko abamarayika bose bari bahagaze imbere ya ntebe, n'ababakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Reka nje namwe muri mugoroba tubasha kutazonge, kandi reka mbabwire, iri teraniro niryo rya nyuma nje nawe kuri iyi si ya Nyagasani. Nta kindi gihe tuzongera guterana tungana ukunguko. Iri ni irya nyuma kugeza isagarutse. Tarindi niringiri, uyu niwo munsi wo gukirizwamo nje nawe. Sinja nkinisha iteraniro na rimwe ngo wenda hari kumana nta kudubura kuhari ngo nzakore repetition, ntayibaho. Wasubiza inyuma ibihe, igihe wataye ntawakongera kukigarura, wagisubizaho. Ntabwo igihe wataye wakigarura, ntibibaho. Ubu ngubu ibintu ntatunganije, ntabwo navuga ngo reka nsubire inyuma nje kubikora. Wapi, abantu bari gupfuka amasimbi shobore, sibwo nakora ibiki. Ubu sinatera umupira. Hari umusaza baririmbaga kera ngo yari umuhanga ngo mu mupira ngo agatsinda ibitego ngo bikavuga. Ngo yatsindaga ibitego ngo bikavuga. Ngo none baratoranya ngo bakansiga. Ngo w'imyaka 40 igenje ite, yaravuze ngo mfanye ibitego. Mfanye ibitego wamushira muri stade yatsinda. Nje mbabazwa n'abafana baga bari gukara ngo uriya mukinnyi ni igicucu ngo kibashizemo, kandi wamushira mu yatata ukoze.
abafana n'ubusangaga bakaze ngo yeye ngo no ngo ntabwo tubyumva gukunda atagishizemo wagushiramo wajura urebe iyo ugeze gusa abafana we bizera nshuti zanjye reka mbabwire yuko iri teraniro rya nyuma mivuze neza tuzongera guterana abo tuzongera guhura uko turi tuzahurira hirya y'izuba bangahe basaba Imana bakayibwira bati data ude kurwanira mu maraso ya Yesu honyine nubwo tuzanyira mu bitugerageza ariko Imana izaduhagararira ntabwo Imana izakunda ko tugeragezwa ibirenze ibyo twakwihanganira Imana izaduhe gutsinda kubwa Yesu umukiza wacu ababivuga basi umugira umuco turebe Imana yo mu ijuru ibabashisha icyo kintu tudahuriye aha ngaha tuzahurira hirya y'izuba kubwa Yesu umukiza wacu. Reka mvuge ikiganiro gisoza rero narabakunze bantu b'igitwe ahubwo reka mvuge ibindi narabashimye cyane muri mfura naje bambwira urucantege batumva igitwe nti ugiye igitwe nti Gemvini bati turakurahiye barandara bati n'umushitsi aho tizi wamukura utari umukirisitu wamukura ntari kuko byagenda kose abo bizera nabo bakeneye ubugingo tuzaganira ngo ahubwo vuga utyo none babatijwe inshuti zansuye rero harabavuye Kigali na Nyamuhenda wendo ndi kukubara ngo waje muri korari twarabisezeranye kuzagaruka no waje ariko rimfura bane guhumugisha uyu musaza tumaranye imyaka myinshi cyakora n'abambari ba Yesu namwe ntabwo arejo nejo haciye akantu ndikubesha kimonyo haciye akantu turaziranye de murayisubiramo ntabwo nigiye gukurikira ndashima Imana ndagukora mu ntoke koramo we ako karahagije mu izina rya Yesu.